ntago wabyumva neza impamvu sinema y'Abahinde iri kugenda itera imbere. Nibyo koko sinema y'Abahinde buri uko bwije nuko bikeye irimo iragenda itera imbere bitewe nuko bari kugenda batwereka iterambere rikunzwe cyane kandi rikaze cyane. Waba wararebye filime nyinshi cyane, hari ukuntu kera bajyaga bareba filime bakatwereka badutuburiye cyane se cyangwa umuntu bakamuhwanya n'ikibambasi ukabona inzu yose yisigwa. Rero Abahinde baje kuza gutera imbere rero basigaye bakora na filime zigurukira mu kirere. Waba wararebye filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye zo kugurukira mu kirere, akenshi na kenshi twabonye filime za ba Spiderman, tubona Avengers, ariko Abahinde nabo baje ku mwanya wa mbere mu gukora filime nziza cyane. Abantu benshi cyane bavuga ko Bollywood ari izi gukora filime kandi zigurukira mu kirere, ariko Abahinde nabo bari kuza ku mwanya wa mbere mu gukora filime nziza cyane. Rero ntago twagiye kuri se cyangwa ngo dutinda kenshi cyane. Waba wararebye filime ya Krish, ni filime igice cya mbere kandi iyi filime yarakunzwe cyane, yakunzwe n'abantu batari bakeya ndetse ku isi ndetse n'ahandi hantu bagiye batandukanye. Akenshi na kenshi mu Bushinwa ntago bakunda kuba bareba ziriya filime bitewe nuko bakunda gupinga imikinire y'Abahinde, ariko mu Bushinwa cyane baje kuza kuba bayikunda bitewe nuko harimo ibintu bitangaje cyane. Ngiye tugiye kubona muri iki kiganiro rero ni Kwizera Jean de Dieu, kanda subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo nze tubane muri iki kiganiro. Krish rero ni filime rero yakunzwe cyane ndetse abantu benshi cyane bagenda bayikunda, ndetse na bamwe bagiye bayikina bayitirira nkaho ari Krish. Iki ni igice cya mbere rero aho Rohit Mehra aba atuzuye ariko akaza kuza kubona ubwenge buhambaye cyane. Iwabo rero mama aba yarakuyeho cyane yuko ko nyine aba yarihebye yuko ko aba yarabyaye umwana w'ikigoryi kandi atazigera aba mukuru kubera ko yavukanye ubumuga bwo kuba yaba ikigoryi. Rero uyu Krish rero aza kuza gupyonda ibintu bya se rero aba yarasize ku isi, hanyuma hakahita hafunguka amajwi atandukanye. Nibwo ijoro riza kuza kugwa rero akaza kuba yabona icyogajuru giturutse hejuru rero kikikubita hasi. Rero mu kugenda uko nguko yari kugenda rero mu ishyamba rero abahuye n'ikiremwa kidasanzwe cyane. Rero icyo kiremwa rero aza kuza kucyita Jadusman, akaba ari ikiremwa kimukoraho kikimara kumubona kikagira ngo agiye kugihemukira, ariko icyo kiremwa kiba cyaje kumusikaninga yuko ko ntago abangamira se cyangwa yitonda cyane atabasha ko yamubangamira. Rero Krish rero bitewe yuko rero kababonye ikiremwa kidasanzwe rero maze akabasha kuba yagifata rero akakijyana iwabo. Bivuga ko rero ko yaje kuza kuba yagihisha mu kibindi rero, ariko kikaza kuza kuba cyamucika kikagenda kikamusanga aho yari aryamye kikamusikaninga. Mu kumusikaninga rero kitakibona ko muri we afite imitekerereze iri hasi cyane kandi ko afite uburwayi bukomeye cyane, kikabasha kuba cyamukoraho maze Krish akahita ahinduka umwana muzima. Rohit Mehra rero ari nawe bita Krish rero aba yarabyaye rero uwo mwana bitewe nuko yaravukanye ubumuga bwo kuba ataruzuye rero akora ibintu bisa nkaho nyine ari iby'abana batuzuye neza cyane. Rero Jadusman rero abasha ko yamwitaho cyane, yarangiza akagarura imbaraga se cyangwa akamuha imbaraga, akabasha kuba yarwana na babandi bajyaga bamuhohotera ku ishuri. Urabizi niba waraharebye neza ukuntu bajyaga bamuhohotera ari ku ishuri, barangiza bakamukuraho urugomo bitewe nuko atari yuzuye, bikagera aho ngaho akaza kuza kuba yanacika n'imbaraga zo kujya ku ishuri bitewe nuko abana bo kuri icyo kigo bakundaga kuba bamubangamira cyane. Jadusman rero bivuga ko nyine abashakishwa na polisi kugira ngo babashe kuba bamugira nabi. Niba warigeze kubona mu gice cya mbere aho polisi imufata ikamujyana maze Rohit Mehra akabasha kuba yakitanga akagenda agacikana Jadusman, yamara kumucikana akagenda akamuhereza bene wabo bagasubira ku isi. Niba waritegereje neza ukareba koko uhita ubona ko asigaye Jadusman akimara kurenga akagenda, bigaragara yuko Rohit Mehra ahita yongera akaba nka wa muntu wa kera uko yari ameze, ariko nyine ahora ategereza avuga ati azagaruka. Mu gice cya kabiri rero wabonye yuko ko Jadusman yongera kugaruka akamwereka ko yuko agihari cyane. Jadusman rero aza kuza kuba yagaruka ku isi rero, nabwo polisi ikabasha kuba yakomeza kongera kumugendaho cyane. Nabwo noneho twageze mu gice cya gatatu noneho aho haza Kari. Ese Kari ubundi yaturutse yuko twabonye mu gice cyangwa icya kabiri tutigeze tumubonamo, Kari aturuka hehe? Nibyo koko niyo mpamvu nkubwira ati sinema z'Abahinde ziri kugenda zamamara cyane, ahubwo mu bitege mu mikorere bari kugenda baza. Izuko ikintu cya mbere cyo bari kuvuga yuko ko
yuko sinema y'Abahinde ishobora kuzamuka cyane kurusha ko Bollywood ishobora kuzajya hasi bitewe n'uko batari gukora filime neza. Rero Bollywood rero tuzi ko ikora filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye, rero harimo Avengers ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye, Infinity War, abantu mwarebye ibindi bigiye bitandukanye abenshi cyane niho bakora. Ariko Abahinde nabo bari kuza ku mwanya wa kabiri mu gukora filime nziza cyane kandi zikunzwe ndetse ku isi yose abantu bakazihururira. Rero Krish Kane rero ni filime nayo irimo gusohoka, nayo bivuga ko iri gutegurwa n'inzobere zigiye zitandukanye mu kugira ngo izabanogere. Rero kuri website se cyangwa kuri Netflix rero barimo kuyamamaza cyane bitewe n'uko iri hafi kuba yasohoka, kandi icyitonderwa nuko bari kuvuga ko iyi filime ishobora gusohoka uyu mwaka. Rero abantu benshi cyane mukomeze muyitege, rero muyikunde cyane kuko bivuga ko Jadu Suman ari we noneho uzamanuka ari ikibi, Krish wa mwana yabyaye akaba ari we uzatabara isi, kuko bivuga ko Krish azapfa hariya, namara gupfa umwana we niwe uzatabara isi kuko azaba yaribyaye cyane. Jadu Suman se kubera iki yagiye hejuru nyuma akazagaruka afite imbaraga se cyangwa ari sekibi? Impamvu Jadu Suman ajya kuva ku isi ni uko bari bamushyize ku karubanda bashaka kuba bamugirira nabi cyane. Rero Jadu Suman biba ngombwa kuko asubira ku isi bitewe n'uko isi yari yayikunzeho cyane, ariko bikaba ngombwa yuko Krish abasha kuba yamutabara se cyangwa Rohit Mira akamusubizayo. Mu kumusubizayo rero nibwo uwo bita Rohit Mira rero bamufunga imyaka itarenze muri 35 akazavamo yarashaje. Ni nyuma yaho yisanze nyine yarasize yarateye inda n'umukobwa, uwo mukobwa akaza kuza kuba yabyara akabyara umwana bita Krish, ari nawe twakomezanyije mu gice cya gatatu ari we uzatabara isi. Njyewe rero twari turi kumwe muri iki kiganiro, rero yari Kwizera Jean de Dieu. Rero kanda subscribe bike no ko wakora ku nzogera, wowe wadukurikiye kugeza dutangiye kugeza paka turangiye, wowe wakoze kumbura mutima zanyu mukaba mwabasha kuba mwakanda like, mwakoze cyane. Rero reka mabwira ati Imana ikomeze kubahizagira cyane, ndabakunda mwese.